stress. Umugabo nyine arahinduka, muragenda nyine yarakwigizeho umwana mwiza, hanyuma mwagera mu rugo akahita nyine ahinduka agatangira kugukubita. Nababwiye ko ngomba gukurikira amakuru yose nkayabagezaho 5 kwa 5 update yose ivutse ako kanya nkaba ngomba kugenda mpita nyibagezaho. Urubu rero ukiza Pamela yamaze kuba yakwandika ubutumwa bukubiyemo ibintu byo bitandukanye, ndetse n'ubutumwa akenshi cyane uramutse ubusomye witonze uhita wumvamo ukuri kuzuye 100% nta kintu na kimwe uce ku ruhande. Murabizi neza ko hari iminsi mike cyane nyine yarishize bavuga ko ukiza Pamela ndetse na Mugisha Benjamin baje kuba batandukana batakibana nk'umugore n'umugabo, ndetse uyu mugore yaje kuba yerekeza mu bihugu byo hanze. Abandi nyuma yaho baza kugenda bavuga ko uwitwa Rugumi Saidi ndetse ungu yamaze kuba yagira muri urugo rwo kwa Mugisha Benjamin, ndetse akaza kuba yashyiramo amafaranga menshi cyane, bikaza kurangira ukeza Pamela aje kuba yakisangira uyu Rugumi. Murabizi neza abantu benshi cyane bagendaga bihuza bakavuga ko na kesi ituma uwikeza Pamela ajya gukorera hano muri Tanzania kenshi cyane abasanzeyo Rugumi. Murabizi neza amakuru y'ibihuha abagenda avugwa, ariko ndababwira ntibyanze bikunze ngiye ngomba kuzayanza nkabagezaho amakuru yose uko yakabaye, ndetse amakuru yizeye, amakuru ya mbere ahangana handi hantu ugomba kuyasanga. Tuba twicaye dutegereje ko imbuga nkoranyambaga zigenda zapuditinga amakuru agiye atandukanye, adero ukuri tukayavuga, ayibinyoma tukayavugaho, ayo yose kugira ngo muze kugenda muyasobanukirwa, kuko burya murashobora ko yatangaza nk'inkuru y'ikinyoma ugasanga iyo nkuru ni ikinyoma. Ntago biri buze kumbuza kuba naza kunyibabwireho mbabwire version yindi iyo nkuru y'ukuri, apana ya yindi mushobora kuba mwabonye hahandi. Burya nibyo byiza cyane, burya ko umuntu yatangaza inkuru kinyoma ugakomeza uyirebera hariya ni ibintu bitaba ari byiza cyane, nyamara wowe ushobora kuba waba ufite andi makuru yandi kandi ndetse inkuru bayikurikiranye. Burya ni ibintu byiza cyane. Rero ibyo bintu abantu benshi cyane bagiye babihuza, abenshi cyane bagafata ka video ka kera cya kiganiro cya kera ukiza Pamela yagize kuba akora. Murakizi neza ko ikiganiro yaje kuvuga ko tagira rya rwose ngatashobora kuba yashaka umugabo, ahubwo gahunda afite ari yo kuzibyarira umwana, ubundi akiberaho imyaka irenga 100 ari wenyine. Ibyo ngibyo bizaba bibaye ndetse nta n'ikintu bizaba bimutwaye. Nyuma yaho rero abantu baje gutungurwa no kubona ashatse umugabo, nyuma yuko yaramaze gukora icyo kiganiro, ariko nyuma yaho aza kuba yashakana n'umugabo Mugisha Benjamin. Barasezerana mu mategeko, basezerana imbere y'Imana. Ubukwe buraba ubukwe bwiza cyane, ubukwe bonaga ko bwari buryoheye ijisho, bumeze neza cyane. Ubwa bukwe bakubwira ngo burimo amafaranga koko, ukayabona ko amafaranga arimo. Bwari ubukwe bw'igitangaza rwose, bwari ubukwe bwiza cyane. Kuri ubu rero ukiza Pamela nkuko nabikubwiye, hari ubutumwa yamaze kuba yakwandika. Abantu benshi cyane bitabongera batangira kumera nkaho hari ikintu batangiye kugenda bibaza, abandi batangira kugira ibyo bagenda batekereza. Ibyo murabizi neza. Mbere yuko tubanza ngo tubagezeho ikiganiro, hari ikintu kibanzemo mugomba kubanza mugakora no kureba aho munsi handitse subscribe, ubundi ukabanza ukayikora. Nyuma yo kuyikora rero uhita ujya handitse like mwikeri, cyangwa ku ruhande rw'ibumoso ugahita ukora like n'akakamenyetso kagakumwe, ubundi ugahita ujya munsi kuwandika igitekerezo cyawe nyuma yo kumva ikiganiro cyose kimaze kuba cyarangira. Ngiye ujye kugezaho ikiganiro rero ndito. Hari haciye iminsi mike cyane bavuga itandukana rya Mugisha Benjamin ndetse na ukeza Pamela, ndetse bamwe bakazana n'ibimenyetso bigiye bitandukanye. Rimwe na rimwe kuri ibyo bimenyetso uramutse utarebye neza ushobora kuba wabyibeshyaho, kuko ukabona ibyo bimenyetso n'ukuri, ariko nanone wajya kwisesengura. Nakubwiye ko ibimenyetso hari igihe umuntu ashobora kubizana neza, wabihuza ukabona bya bintu n'ukuri koko, bikaba byagira bite, bikaba byakwereka ko babantu bamaze kuba batandukana, cyangwa ya nkuru wa muntu ari kuza kuba yakubwira ukabona ya nkuru koko n'ukuri bitewe n'ibimenyetso aza kuba guhaye. Ikimenyetso cya mbere rero abantu bakundaga kugenda baheraho ni isiba ry'amafoto rya ukeza Pamela ku rubuga rwa Instagram ari kumwe na Mugisha Benjamin, aza kuba yasigaho amafoto make cyane. Ikindi kimenyetso cya kabiri ni ikimenyetso cyuko uyu mugore w'umwana umwe yamaze kuba yajya gukorera hano mu gihugu cya Tanzania. Benshi cyane bakabihuza no kuba yarasanzeyo ngo umukire ukunze kuba yazenguruka mu bakobwa bagiye batandukanye, avuga ko bakundana nawe. Muramuzi neza ko bamwita Saidi Rugumi, n'umucuruzi w'intwaro wabigize umwuga. Abantu benshi cyane bakunze kuvuga ko ngo akunda abagore bo mu Rwanda cyangwa akunda igitsina gore gituruka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abenshi cyane bagiye babivuga, murabizi ko ku rubuga rwa Snapchat, ariko abantu bakundaga kugenda bavuga bati impamvu uyu yagiye gukorera Tanzania nuko ashobora kuba asanzeyo uyu mugabo cyangwa uyu musaza, niko navuga, kubera ko n'umugabo mukuru cyane, nubwo wenda akenshi cyane akunze kugaragara muri showbiz. Murabizi uyu muntu akenshi cyane akunze kugaragara muri showbiz. Abantu benshi cyane bakunze kwibeshya ko ashobora kuba ari muto cyane, ariko n'umugabo mukuru
cyane. Ibyo ngibyo byaravuzwe, nza mbabwira ukuri kwa nyako, ndababwira nti ibi bintu bari kugenda bababwira ntabwo ari ukuri, kuko ngenda mbereka n'ibimenyetso bigiye bitandukanye, mbereka uburyo uwitwa Ukiza Pamela yari yambaye ubwo yazaga muri Spin and Friends yari yatsindiye mu isoko ryo kuba yaza kuba yatangamo imyenda abantu bari buze kuba bambara, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Aho ngaho nza kuba nabereka ibintu bigiye bitandukanye, ndetse mbereka n'ibindi bimenyetso bindi bigiye bitandukanye, mbereka uburyo nyuma yaho yagiye gusura n'ubundi kwa Mugisha Benjamin. Ayo makuru yose nza kuba nagenda nyababwira ko, ndetse akantu rwose nshobora kuba narasigaye ntababwiyeho ntagahari pe. Noneho uyu munsi rero hari ikindi kintu naje gituma mpita mvuga nti reka nze tugende twongera dukomeza tugenda tuganira. Ibi ngibi ni ubutumwa Ukiza Pamela yaje kuba yandika ku rubuga rwa Instagram. Ni ubutumwa bumara amasaha 24 ubundi bugahita bugira bute bugahita bugenda. Ni ubutumwa rero yaje kuba yandika, wabonaga ko burimo amarangamutima menshi cyane, burimo ukuri kwinshi cyane. Buriya nababwiye ko hari uburyo abantu bo bakoresha imbuga nkoranyambaga bajya bandika ubutumwa bwabure, ukabona ko ni ubutumwa umuntu yanditse abukuye mu ndiba y'umutima ye rwose. Bwa butumwa aba yabanje gutekerezaho akavuga ati ubutumwa ngiye kuba nabwandika, ndetse nubwo ashobora kuba ari ukuruhura umutima wanjye, ndetse bushobora kuba bwagira n'uwo bufasha wundi ku ruhande, dore ko aba bari n'ibyamamare bakurikiranwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye ku mbuga zabo. Ndetse nababwiye ko n'umuntu buriya hari n'abantu baba bavuga bati ngiye buriya nshobora kuba nakwandika post nubwo nta muntu wayireba, ariko kumva ngiye mu mutima wanjye maze kuba naruhura umutima, akumva ibyo ngibyo bigize bite birabaye. Uyu Ukiza Pamela nawe rero yaje kuba yandika ubutumwa, mbusomye ndabucurukura ndabureba neza nitonze, ndavuga nti ubutumwa ngombe nsobanukirwe neza 100% icyo uyu Ukiza Pamela yarashatse kuba yavuga, kuko namaze kubona ko yamaze kuba ari hano mu gihugu cy'u Rwanda, arimo aragenda n'ubundi akomeza business ze. Murabizi ko uyu numwe rwose mu gitsina gore aha mu gihugu cy'u Rwanda, ubona ko barimo barakora cyane, ndetse bari gushakisha amafaranga, kuko mwabonye uburyo rwose cyangwa igitsina gore cyaha mu gihugu cy'u Rwanda bazi gushakisha amafaranga ku rwego rwo hejuru. Twabonye ejo bundi witwa Muyango, Miss Muyango Photogenique Claudine agira ati yerekana inzu rwose nshyashya rwose yamaze kuba yagira ati yamaze kuba yakuzuza. Tubereka uburyo witwa Mutesi Jori yaje kuba yuzuza inzu y'agatangaza, imodoka z'ibikoko, ndetse na Muyango yerekana imodoka rwose ihagaze miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Tubona ko hari benshi cyane rwose nawe abagomba gutera ikirenge muri acyaba ngaba, nawe agakora ibintu birenze, ndetse kuko afite n'iduka rwose rya danje ricuruza ikijyanye n'ibikoresho by'ubwiza. Ariko ibyo ngibyo reka tube tubyuhoreye, twe gutinda kugenda tuvuga ayo makuru, ahubwo tugiye kuri amakuru agezweho ubu ngubu. Amakuru agezweho ni ubutumwa Ukiza Pamela yaje kuyandika ku rubuga rwe rwa Instagram, yandika ngo the old get more release bang and how trouble wire to live life. Ni ubutumwa busobanura mu Kinyarwanda bugira buti buriya uko ndi ati buriya kubaho wihuta mu buzima niko kubaho nabi, nibwo ndi kugenda mbisobanukirwa ko ndi kugenda nkura mu myaka. Urumva rero icyo yarashatse kuvuga ahangaha, mwene b'abantu bashaka kubaho mu buzima bihuta cyane, ariko kubaho kubi, kubaho bundi bakunze kuvuga no mu Giswahili ati pole pole ndio mwendo, cyangwa buhoro buhoro nirwo rugenda kenshi cyane. Igihe cyose ushaka guhora wihuta bishobora kuba ariko kubaho nabi gushobora kubaho. Niko Ukiza Pamela yanditse, aravuga ati buriya nyine kubaho wihuta mu buzima, cyangwa ugerageza kuba wapushinga ibintu bitwara uko bitari, nibyo bibaho, cyangwa niko kubaho nabi kubaho. Ubwo urumva rero ku ruhande rwawe ushobora kuvuga bati ngiye kwihuta mu rugendo rwo ubuzima nibyo byiza, kuba mpushinga ibintu uko mbishaka nibyo bimpiriye. Ariko Ukiza Pamela akubwira ko kwihuta cyangwa kugerageza kwihuta kuba mu buzima ari byo bintu bibi bibaho cyane. Niko yavuze ati uko ngenda nkura niko kuntu ndi kugenda mbibona.
Ubutumwa rero yashyize ahamara amasaha 24, ubutumwa bukaba burangiye. Rero murabizi neza hari ibintu byajya bivuga ku Keza Pamela, si ngombwa ngo bisubiremo, byamaze kuba bihinduka nk'indirimbo y'igisupusupu. Urumva rero navuga ko ari naho ngaho nahita nsoreza ikiganiro babwira nti rero ubwo namwe muraza kuba mugenda mwumva uko mu byumba cyangwa uko musobanukirwa kundenza mu Kinyarwanda. Wenda mubwire muti ubutumwa bushobora kuba bwasobanura iki ngiki, rimwe na rimwe bushobora bwagenda uku nguku, cyangwa ubutumwa bushobora kuba bwagenda uku nyine, mukaba mwabusobanura bitewe nuko mwebwe mu byumba. Murabizi neza ko hari igihe n'umuntu yandika indirimbo akayisohora akayishyira hariya, ariko abantu bakagenda bumva mu magambo yabo bitewe nuko bumva ayo magambo yawe. Ariko nabwira ko ubu ngubu n'ubundi inkuru iracyari yayindi, amakuru agenda avugwa cyangwa amakuru ngiye nshobora kukubwira ko ari ku kigero cya 80% nuko Ukeza Pamela ndetse na Mugisha Benjamin batatandukanye, ndetse n'andi makuru yose mugenda mwumva hirya no hino. Murabizi nyine ibyamamare bigomba kuba byagira bitebe, bigomba kuba byavugwa. Rero ntago ari gitangaza ko babavuga. Rero ngewe n'ubundi matsoza mbasaba cya kintu n'ubundi cyoroshye, ni cya kindi cyo kujya umunsi mugakora kuri subscribe, ubundi mugatamika gake cyane, mukajya kuri akamenyetso kagakumwe, mugakanda like, ubundi mugatamujya munsi mukandika igitekerezo cyanyu. Ngiye gutegura ikiganiro nkana kikugezaho, ndituma mukomeze kugenda mudushyikira ibiganiro byacu ntakagaruka.